uyu ndabizi ukimara kumubona nta kabuza dutangira guseka niyo yaba adakoze ibintu bitangaje rwose. Uyu yanditse izina rikomeye cyane, nta wundi turi kuvuga usibye uyu nguyu dogiteri Nsabi cyangwa se icyamamare muri komedi. Uyu dogiteri Nsabi tuzi twese akaba ari umuntu mu by'ukuri urimo arakora ibintu bitakozwe n'undi muntu wese hano ku isi, yaba mu gukina komedi muri sinema nyarwanda ndetse n'ahandi hantu hose wagera. Uyu muhungu we yaje ashyiramo itandukaniro rwose, nawe ndebera, yaba mu muhanda, mu mago ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye, bose baba bivugira Nsabi, yaba abasaza, abana, abakecuru ndetse n'izindi ngero nyinshi zigiye zitandukanye, bose nta wundi baba bavuga usibye Nsabi wenyine. Ibi mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe cyane muri uru ruganda rwa sinema nyarwanda ndetse n'ahandi hantu henshi, ni ahantu hajya haba ibintu nk'ibi ngibi. Ese nawe waba uri kwibaza ikintu uyu muhungu yakoresheje cyangwa se uyu Nsabi twese tuzi ikintu yaba yarakoresheje kugira ngo abashe kugira aho ageze aha ngaha, ndetse akaba arimo arakora n'ibintu bitakozwe n'undi muntu uwo ari we wese cyangwa se bidajya bishoborwa n'abantu benshi. Ibyo byose ushobora kuba uri kwibaza kuri uyu mugabo Nsabi, ngiye kugufasha kubisobanukirwa neza cyane nk'aho muturanye. Njye muri kumwe nitwa Ishimwe Narcisse, na iyi ni Country Entertainment, mbahaye ikaze. Ubundi mu by'ukuri ndamutse mbabwiye ko Nsabi yagafashe, aho rwose naba mbabeshye cyane. Uyu Nsabi tubona twese ikigaragara cyo ntabwo yagafashe, ahubwo icyo navuga cyo we yarakagundiriye ndetse arakagumana. Ntumbaze ngo ni agaki kuko nanjye navutse ariko bakavuga, nanjye ntabwo nakamenye. Icyo nakubwira cyo wajya kubibaza bakazanye. Naho Nsabi we ntabwo yagafashe, ahubwo yaragafashe arakagumana ndetse arakagundira cyane. Ibyo bitandukanye no kugafata. Gusa nubwo Nsabi amaze kuba umusitari ndetse mu buryo butangaje cyane, ariko ubu ngubu rwose Nsabi ni umwe mu basitari u Rwanda rufite bavuye ahantu kure ndetse batari biteze ko bagera aha ngaha bageze ubu ngubu. Ushobora kuba uri kwibaza ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima bwa Nsabi, ariko ndakwinginze nyemerera tuvuge kuri ubu buzima bwa Nsabi. Ubuzima bubabaje cyane ndetse utakwiyumvisha ko yabuvuyemo akaba ari aha ngaha ageze. Uyu dogiteri Nsabi akaba yarize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, gusa ariko ntabwo yabashije kwiga kaminuza bitewe n'uko ubushobozi ntabwo bwabonetse bwo kuyiga. Mu gihe yigaga amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye, mu by'ukuri byabaga ari ibintu bikomeye ndetse ntabwo byamworoheraga bitewe n'uko iwabo ubushobozi bwari bukeya no kubona ibikoresho byo kujya ku ishuri byabaga ari ingorabahizi. Uyu Nsabi mu gihe yigaga akaba yarize ishami rijyanye n'amasiyansi, akaba ari nayo mpamvu yise dogiteri. Igihe yabazwaga impamvu yise dogiteri yasobanuye agira ati, ubundi ni ibisanzwe cyane rwose, nta izina ryanjye ryagombaga gupfa ubusa, kubera ko nyine naho nyine se we byari kugira nyine nize amasiyansi nyine byagombaga kugira bigahura nyine bigahura n'amasiyansi nize, ndiye nyine niyongeraho ako kantu ka dogiteri. Nta kundi rero bitari kugira nyine ngo bize kugira neza. Ubundi nyine urumva se ni kuba narize amasiyansi, niyo mpamvu nese niyita dogiteri. Gusa ariko ntabwo nitwa dogiteri, ni dogiteri. Mpawe urambabarire rwose, njyewe nitwa dogiteri ntabwo ari dogiteri. Impamvu rwose njyewe mvuga ko nitwa dogiteri ni uko nyine dogiteri ni iry'abantu bize kaminuza, naho njyewe rwose nyine narangize nyine bigira ntarangije kaminuza nyine bihita bigira gutyo. Ayo ni amagambo dogiteri we ubwe yivugiye, avuga yuko mu by'ukuri yise dogiteri kubera yuko yize amasiyansi, bityo rero ntabwo yari kwiga amasiyansi
ngo narangiza n'izina rye ryo mu masiyansi aripfusha ubusa. Yego ibyo yize ntabwo ari byo akora, ariko ibyo akora yagombaga kubisanisha n'ibyo yize nubwo bidahuye nta n'ahantu bihuriye. Gusa ariko nanone akavuga ko yitwa dogiteri, ntabwo yitwa dogiteri, bitewe n'uko dogiteri wavuga ko ari iry'abantu bize bakaminuza, nyamara we akaba yaragarukiyemo hagati, ntabwo yize kaminuza, bityo akaba yitwa dogiteri ntabwo ari dogiteri nk'uko abantu benshi bajya babyitiranya. Nsabi mu by'ukuri ijya kwiyumvamo impano yo gukina komedi cyangwa se filimi, ntabwo ari ibintu byizanye gutyo gusa, cyangwa se ntabwo ari ibintu yakuranye, ahubwo we kera yumvaga ko azaba umusirikare. Nibyo babyumvise neza cyane rwose. Ubu umuntu tuzi nka komedi w'icyamamare ubu ngubu rwose yashoboraga kuba ari mu gisirikare ahantu tutanamuzi, ndetse ari muri ba basirikare bamwe ba nyuma. Gusa ariko Nsabi avuga ko yiyumvishamo impano yo gukina komedi ndetse na sinema igihe mu kigo yigagaho hazagaho amarushanwa yo gukina sinema. Icyo gihe nawe akajya mu mubare w'abantu barimo buze gukina. Icyo gihe yamara gukina maze akabona ko abishoboye, ndetse n'ibihembo bari batanze akabyegukana. Ubwo Nsabi akimara kumenya ko afite impano yo gukina komedi, nibwo yahise atangira gutekereza uburyo yayishyira mu bikorwa ndetse akaba yayizamura. Ubwo nibwo yahise atangira kugenda akina komedi zifite iminota mikeya, nuko ubundi akazishyira ku rubuga rwe rwa TikTok. Ibi akaba ari byo byatumye azamuka. Gusa ariko ntabwo yabikoze ngo ahite azamuka, ahubwo byasabye kubikora igihe kirekire ndetse akabikora anabikunze. Gusa ariko igihe yabikoraga izo videwo zo ntabwo yishyurwaga, cyangwa se nta mafaranga na makeya yabonaga. Gusa ariko bavuga yuko icyo gihe yari azi ko mu by'ukuri amafaranga y'igihe cyari kizagera akayabona, kandi kuko ubu ngubu kuko amafaranga arayafite ndetse arayabona menshi cyane. Nsabi rero yaje kuzamuka mu gihe yinjiye muri timu ya ba Kiramani ndetse na ba Nyambo. Aha naho kugira ngo Nsabi ahure n'aba basitari ni ibintu byamugoye cyane, ndetse binatwara n'igihe. Ibyo nabyo tukaba tuzabivugaho muri izi videwo zacu ziri imbere, uburyo bahuye ndetse n'uburyo Nsabi yakuranye na bariya bantu, inzira yabinyujijemo. Nsabi akimara guhura na Kiramani ndetse n'abandi basitari bose bakorana, nibwo inzozi ze zahise zibimamo, nuko ubundi ahita atangira kuba umusitari twese tuzi. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiranye ino videwo, nizere ko wowe wibazaga ibibazo byinshi kuri uyu musitari twese tuzi nka Nsabi wabisubijwe. Njye mwari muri kumwe nk'ibisanzwe, nitwa Ishimwe na Resisi, na iyi ni Country Entertainment. Mbifurije kugira ibihe byiza.